umango yo munga umango yo munga imunga ngenda cyari umusore sore nta mugore nagira ariko ufite umwana ndamufite ariko bamujyanye muri Kongo yambonye ko ndi igisamba yegera muri Kongo. iyo ufite umuzigo ntago wabura umukinnyi tubwo turi tayari ati abana ndishuwa twagezeyo mukagenda mugashaka umudage mwamubona nyine iyo uwemeye nyine kudukurikira ubwo twe duhita twubara ko uri umudage kandi koko uri umudage nuko wango yo maso ibyo ndabizi umugore we babanye azika ari umuntu ufite akazi amabesha ngo ni umukomvayeri ni master mubeye none aza kumuvombora karo igishushwe umango yo munga imunga kugira ngo subscribe ubwo ngo vuga ibyo bakubwiye kugira ngo subscribe yavuga subscribe ribu urayizi cyangwa natwagendanaga ntazi ko wazubaye mane yararangiye ati sana hano muhabaranya tifatu hano tugiye kareka aho tujya babanjanye mu kashambira hirya bamanza bami inkoni bamanza bami inkoni 20 naraziriya niho winjiye mu bujura ubwo babanyigize uko nguko amafaranga yanjye ndayataye n'ukuma aya mafaranga hari abahungu ndi gukeka bayatoraguye ariko sinzi niba ari bo ariko wabarebara si bari abagabo bahagaze buriya sibyo bari kupa ni bariya barambye ngo uyu mwana niwe ntoraguriye amafaranga hari ayo mumboneye nta 220 apfunutse kumuswara ni mama wari yampaye ngo nyajyana ahantu bagiye kareka ntabwo ari twe nibo ntabwo ariho ndi gukeka n'uyu nguyu bambwiye niyo mugiye kugabana ndi ninde bikubyiye ni umumotari uteze motari agiye umumotari arambye ngo niwe huyatoraguye gendere wo mumotari hari igihe yaba ari uyatoraguye yamugiye kugabana ntabwo ndabyemera ni ukuri kw'Imana nanjye ndemera niba atari uyu ntabwo ariho ndi gukeka ni wewe niba atari yo mugiye kugabana nanjye ndemera ari uko mutandukanye nanjye ndemera ari uko mutandukanye ingwenge kumwereka inzu yo gukodesha niba inzu yo gukodesha ntabwo ugenda imwereke ndabagenda inyuma mbacunge ndebe niba atari yo mugiye kugabana uyibona ashaka yigendera nta kibazo mufiteho niweho ndakomeza gucunga nanjye niho ndemera turatandukana njye kumwereka inzu yo gukodesha nanjye ndabacunga ndebe ko muratandukana kumwereka inzu yo gukodesha Kwa nimero yanjye urampamagara. Oya mereza urana telefone. Nusi na telefone ufite wowe. Telefone yanjye. Kurusi nimero za sozizi. Nsanga se n'amafaranga atarimo aguze. Ura telefone wewe. Genda huko baba bata. nigendere nta kibazo ngo kutonda cungana nawe n'uyu nguyu nozi ngende gute none si wambwiye ko agiye gukora kandi turi kumwe muri kumwe kandi arenze agiye gukora niba atari amafaranga yanjye mugiye kugabana tugiye gutandukana uyu nguyu mutandukana nimbona mutandukanye nanjye niho ndasubira inyuma ngo ni mugiye nanjye ndabacunga ntabwo ndabacunga mbega amafaranga Mr. Google yo none mbaye umukire mbega ibifaranga 200 na mbaye umukire tu kararangi 200 yanga na ないと nyako itenya zikira kozikira promotion muri gahunda zanjye 200 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 2
amafaranga fone yanjye nigishake gitwara nta n'ijana ririmo bantwariye telefone nibo batubuzi bavuze gahunda zanjye zipfuye ahantu twongeye kubaramutsa inshuti bakunzi ba Iris Rwanda TV mwe muri hirya no hino mu gihugu muduteze amatwi abari hanze yacyo muri Amerika, i Burayi, Australia n'ahandi hose amahoro y'Imana nabane namwe. Nkuko mwabibonye bamaze kuntuburira mu mwanya washize, mwabibonye kuri kamera ya Iris Rwanda TV, mumaze kubona ko nahuye n'abantu barantuburira ni kuri bijya bigenda cyangwa ni kuri bigenda kabisa. Hawe witwa ndi twisanze none twisekere. Nitwa Hakizimana Jean Pierre, na mvuka mu murenge wa Muhoza, akagari ka Ruhengeri, umudugudu wa Susa. Ariko nubwo nagutuburiye buriya nanjye n'uburyo bwo kwishakira agafaranga kabisa. Aho turi buze kuhagera bakunda kukwitanda akazina k'ubustari. Akazina k'ubustari. Akazina k'ubustari ubundi uvuze Hakizimana Jean Pierre ntawapfa kumenya mu mujyi, ariko iyo uvuze uti master abenshi bakunda kunyita master. Master nde? Master Bahati. Master Bahati cyamamare. Cyamamare kabisa kuko ibi ngibi mbikoze igihe kirekire, ariko nanjye kugira mbikore ntago ari nge byaturutse. Ukoze imyaka ingahe? Katurebera ubundi natangiye ibi ntabizi. Ngewe bundi ntangira kuva mu rugo nkiva mu ishuri. Ntago ibi nari mbizi, ahubwo nanjye nagiye kwiga. Ngiye kwiga abantu bita kuri École de Sciences de Musanze, barabinkora. Babinkoze nanjye mpita mfatiraho ndavuga nti aba bantu ibintu bankoreye nanjye ngomba kubyiga nkajya mbikora, kuko sinari gusubira mu rugo nta matera, nabahaye matera mbaha amafaranga na gatelefone nari mfite. Nanjye nibwo nahise mfata umwanzuro wo kujya mbikora. Deja no kuvuga ngo ari n'umuhanga watsinze ikizamini cya leta bakoreza muri École de Sciences de Musanze. Nge natsinze exeta kabisa, nagize amanota agera kuri 80 nangahe. Natembeye no mu Burusiya njyanwe n'igihugu mu Busuwisi. Ngo nagiye mu Busuwisi nabaye uwa mbere mu bantu twari tugiye kira ama prefecture. Muri ma prefecture 12 nanjye mu Banyaruhengeri nari naje mu bambere njya mu Burusiya, ariko ikibazo cyaje kumbaho nanjye nabonye babinkoze, nanjye mfata gahunda yo kujya mbikora abandi. Utangira inzira yo kwiba. Ariko kuba niba suko mbikunda nukugira ngo mbeho, kwera isura mbi niyambitse nta muntu wapfa kunyizera ngo mpakaze, kuko niyo ngiye no gukora n'ubuyede mbusabye gati nivuza abafunda araziba. Ngo kumva kubona akazi rero biba bikomeye cyane, kwera nyine isura umuntu aba yaratanze. Master Bahati twisanzure sasa noneho umwanya turaza kugaruka ubwo bwanamaze gushyira ubu ngubu kuri televiziyo ya Iris Rwanda TV. Ikiganiro turakiva muzi katwigire hirya yawe. Ubwo ni ibumoso bwawe. Witwa nde? Manira guharora. Akazina k'ubustari banyita Maso. Maso. Cyavuye ku kimaso? Maso nyine nukubera ndeba gutya tu. Abajura baramenyanye. N'abajura banyise Maso. Nibo banyise Maso. Nitwe twari muhimbye. Reka da waramubatije. Twarari mubatije. Banageze mu dini bashaka kuva ngo ujya hasi. Ndavuga ati ngewe kabisa ngiye mu vuba ntago najya hasi. Mumbabarire rwose mbahe n'aya mafaranga, ariko no mumbabarire ngo yewe ngazana ayo mafaranga. Mbahaye 6,000 nari mfite. Nibwo bambabariye, nabwo twagiye kuyanywamo inzoga. Urazisangira. None aravuga ati ngo iki gihumbi ngo turagiye ibyo bya 500. Kigiye 500 yabaga ari menshi, mwararyaga mu karuha. Yemwe nikimenye no kuranga muntu yaje
haje handitseho Imana iraguha amaso. Watangiye kwiba ufite imyaka ingahe? Ngewe natangiye kwiba mfite imyaka 20 gusuzuye. Ubu ufite ingahe? Mfite 35. Imyaka 15 irashize. Mubifata mute kuba abajura bamenyana, abasamba bakamenyana, indaya zikamenyana, abasazi baramenyana iyo bahuye nk'umwaramutse undi? Mwebwe mwihuje mute nk'itsinda ry'ibisamo mu karere ka Musanze? None ukuntu twihuje nukugenda wagira mu mujyi ati mbese uje gukora iki mu mujyi? Bakavuga ati ngewe rwose nanjye ndi kubona akazi kanyu karyoshe nyongose nanjye munshiremo. Ati rero ufite angahe? Mfite 6,000. Ati sana hano wabaranye ati fatu hano tugiye kareka aho tujya. Wabanjanye mu gashambira hirya bamanza bami inkoni. Bamanza bami inkoni 20 naraziriya niho winjiye mu bujura. Ubwo babanyigize uko nguko ngo tuba turagiye turanywa ubwo mbangiye mwugo muryango ubu ntabwo nshaka kujya nta n'ukundi nuko nguko nta kundi. Buriya ntamuciye mu jambo nubwo tubona udusanganye nge nawe si ukuvuga ngo niwe nkorana nawe gusa. Ngiye iyo ngezemo mujyi uyu ntawe uhari cyangwa uwo mbonye wese nzi ko abizi uwo ari we wese nanjye ndamubwira tujye mu kazi. Natwe ni akazi arega tuzi ko ariko kazi kuko nagane tujye mu kazi. Tufite umuzigo ndawufite, umuzigo mvuga nawe urawumva nyine nuriya twaretwa. Ubwo iyo ufite umuzigo ntago wabura umukinnyi, tubyita ko ari ugukina. Iyo ufite umuzigo ntago wabura umukinnyi. Tubwo turi tayari ati abana ndishuwa twagezeyo mukagenda mugashaka umudage mwamubona nyine iyo uwemeye nyine kudukurikira ubwo twe duhita tukubara ko uri umudage kandi koko uri umudage. Kandi we nta telefone ufite kandi icyo mwiba cyane ni amatelefone? Nta telefone ngira kuko nge sinayitunga ngo nyirarane. Ntago narara ntanyoye ku jambo umubasha cyangwa ngo nkwe ka Musanze. Ntago narara ntanyoye ku jambo umubasha kandi mbashije kuba nakorerana n'icumi. Ntabwo telefone nta kimariye kuko ku giti cyanjye ngewe nta n'umuntu wampamagara kwanza kuko nta business ngira. Business yanjye nuko nyine nuko gutubure. None se uwo nahamagarana nahamagase ngo tujye mu gutubuna tuba tuza aho duhurira turahahurira tukajya mu kazi bisanzwe tu. Ubu mukora muri itsinda ry'abantu nkabangahe? Uvuze ngo itsinda ry'abantu bangahe ntago kuko hano buri muri Musanze hari abantu benshi bakora ibi bintu babizi. N'abamama uretse no kwanga abagabo, abamama, abapatro bambaye neza buri wese kuri level ariho. Nkanjye njyana uwo ndi kuri level ye twari umuntu wambaye neza urugero nk'uko wambaye. Ntago azagutaho ikintu ubona asa neza ngo uhakane. Nta tsinda tugira buri bantu bagenda uwo muhuye murakorana ariko mu mugenzi ko arimo nk'abantu nka 20 babizi. Maso ku myaka 30 isaga uri umupapa cyangwa uracyari umusore? Ngenda cyari umusore nta mugore nagira. Ariko ufite umwana? Umwana ndamufite ariko bamujyanye muri Kongo. Yambonye ko ndi igisamba yatayegera muri Kongo. Umwana wanjye bamujyanye muri Kongo. Nako wango yo maso ibyo ndabizi. Umugore we babanye azi ko ari umuntu ufite akazi amabesha ngo ni umukomvayeni. Ni master mubeye. None aza kumuvombora kari igishushwe. Nibwo yahise yigendera n'umwana waramujyana baba muri Kongo babigoma. Yaratwise aza kubyara. Noneho amenye ko n'isama itagenda. Agiye none nukuvuga kuko cyo navuga ikintu navuga kuko nanjye ibi ntago mbyishimiye. Ngiye mbonye umuntu urantera nk'impunga akavuga ati fata kubera kuko nta kuntu waje neza impunga impunga
inkunga none ngiye mubonye ni ukuri mubonye ni ukuri umuntu mubonye wantera impunga akavuga ati dore va muri ibi ariko ngubu nta muntu waguha akazi azi ngo nguri igisambo nta muntu waguha akazi azi nguri igisambo avuga ati nimujana mu buyede imyikara y'ijana byose ubundi siko bavanga kabayicwe ntikoga uramutse ubonye ubushobozi umuntu akaguhereza nka miliyoni y'amanyarwanda wakora uwe mushinga umva mana we umva ngewe nugwita ngenda nkatanga amafaranga hariya mu garaje wenda niyo wanangira y'ubukanishi gusa nkiga ubukanishi bikarangira ubuse ntiwaje umaramo amamoteri n'amabatiri sibyo cyo gituma banga kuma akazi ariko noneho kugira umanyo yo munga impunga mbega umwana we cyangwa natwagendanaga ntazi ko wazubaye mane ariko aba yanywa y'umubasha mwinshi n'umubasha ariko noneho ngiye mbonye wantera impunga ni ukuri kw'Imana ngiye nakubwiriye ko ari inkunga ntabwo uri kubyumva impunga ni iki inkunga ewe mwana we nazo mugira ngo subscribe ubwo ngo uvuga ibyo bakubwiye mugira ngo subscribe yavuga subscribe ribu urayizi ikora iki ni hara ku murenge ndayizi hara ku murenge umufashe ribu ni ikigo cy'igihugu gishinzwe ubugenzacyaha Yes murabyumva ndi kumwe n'abahati nkaba kumwe n'amaso bazwi ku mazina y'aho ngaho muri uyu mujyi wa Musanze ni bamwe mu bantu muzi igihe kinini ariko biracyashoboka ko ubuzima bwabo bakora overcoming kuko baracyari bato n'abafite imyaka 40 muri bo biracyashoboka yuko bashobora kuba bakwiteza imibagize umushinga ubafasha mu bikorwa mu buzima bwa buri munsi bakaba bahindurirwa ubuzima tukababona bafite abana bafite umuryango bafite umugore n'umwana bafite aho bataba bafite icyo kurya akaba yagira business z'ubucuruzi akaba yagira ikintu yikorera cyamuteza imbere biracyashoboka kuba bahinduka maso uwakubwira ngo mu mishinga itatu ari buguhetere inkunga y'amafaranga wicururize cyangwa ugiye ikindi kintu ukora ariko reka inzoga n'itabi wabishobora ntabishobora rwose inzoga n'itabi nayivaho burundu wabona ndi kunywa n'itabi cyangwa inzoga ugahita umfunga ubutavamo uheruka agacupa ryari ngewe agacupa mperuka nkaheruka ese icyumweru umuntu mwe mukampaye oya ntakana saba baguhaye agacupa wakeguriye ahubwo vugisha ukuri ntago wararuta kanywe kuko uraruta kanywe si wanasinzira amaso turaze twarabanye turakuranye ntago wararudasinzira utanywe agacupa ahubwo ikibazo dufite twewe mu buzima bwacu twabaswe n'inzoga inzoga itabi ibyo bintu nibyo bintu bya mbere byatubaza ariko ibi byose biterwa n'ubukene ntago ufite business urajyamo mu gitondo kwate mu gitondo byuka ndakora akazi runaka ujye kwiyahoza inzoga nango ujye kunywa amatabi ahubwo ikibazo ni kwa kuburimbura mukoro nibyo bituma nyine ugenda wiyahuza amatabi unywa amayoga ubu ngiye uko ndeba uko nanywa gisigara ariko isigara bose nayikoza no kumunwa uko nabashije kuyivaho ariko urumogi rwananiwe kuruvaho kandi narwo kuba ndumwa nzikari rube runica n'ubuzima ariko sinone ko ari ibitekerezo byinshi mba mfite ntakanyweye kandi ubundi mara kukanywa nzi ngo ibitekerezo birarangira ubundi nkabaye bwo ntangira kugira ibitekerezo ubwo birenze ibyo nari mfite ntarara nasinziye ndi kwitekereza amafaranga menshi ashoboka umaze gutuburira abantu muri uyu mwuga ukora ni nkangahe ikigaragara cyo nta muntu urusara umuntu wawe ko ati nta 280 umuntu akaguha 200 ntabyo yaguha nuko ngo nabanda ni 60 nabwo turi babiri sindanarenga ni 60 sinzi ko hari hanarenzo nashobora no kuyabara kabisa umaye nk'ibihumbi 100 by'amafaranga y'inoti za 500
kuyabara kubera ubwonko ukuntu mba nashuhiranye sinzi ko nanayabara ariko mu by'ukuri binifuza kubivamo nifuza kubireka ko ndabizi mba mpemukira abanyarwanda niba ngo utwaye ako gatelefone kawe uba warakaguze ugakeneye kandi mba nkubabaje ku mutima nanjye ubwanjye n'ubwo nyarya iyo ndyamye nijoro nkatekereza nkagarama ku buriri nsanga ibyo nkora atari byiza mpemukira abantu kabisa ntago mba nishimye ariko kandi kazi wenda nkajya nkora gakoresha amaboko yanjye imbaraga zo gukora ndazifite wenda simfite izaterura ibiro 200 nanguki ariko ntago nabura no kuba mfite imbaraga zakora n'ubuyede ariko nta wapfa kunyizera kubera isura mbi natanze. Urumva kugira ngo isura yawe yongere igaruke mu isura y'abantu bazima birasaba iki? Kugira ngo isura yanjye igaruke mu bantu bazima nuko mba mfite ikintu kigaragara ko nkora mfite akazi runaka nkora ntakiri wawo ndabonamo mu giwirwa yikatakata aho yizengurukaho urukumva icyo gihe umaze amezi 3 4 5 6 umbona ndi mu kazi runaka cyangwa hari ikindi kintu ubona mpugiyeho ntago wabura kunyizera ngo uvuga turiya muntu yarahindutse. Wigeze ubatizwa mu rusengero rusanzwe? Nge ndi umusiramu natoye shahadu. Nawe wowe? Yewe ndo mupanikote. Niryo dini mama yasengeragamo nubwo se yitabye Imana ariko niryo dini nase nawe wangaburiraga nawe ariko mbonye agiye ndavuga ati nanjye kanje gushaka imibereho. Kutayishakiye muri ADPR? Muri ADPR se ADPR yagufasha iki yagufasha byo ifashaga n'abandi ariko noneho twe ngewe mama kimara gupfa nahise nigira mu mujyi. Bivuze ngo buri imfubyi? Ndi imfubyi mama na papa nabo mfite. Ariko ubu ngubu uheruka kuryamana n'indaya muhe mwaka cyangwa kwa kangahe? Cyokora ngewe indaya iyo mfite amafaranga we nabonye nk'ibihumbi 10 nyihaga 2 kavuga ati ndarara nkarara uko nuko nguko bigenda nta nukundi nabizi uheruka ryari? Uheruka ryari? Kubera iyo ubonye amafaranga si kuyabonaga ukererewe ari umva nyiheruka asize nk'ukwezi mu kwezi niho nyiheruka. Wayagutera wahita ujya kuyishaka tu? Wapi aho wakwihanye ahubwo noneho nge nari mfite umugore rwose tubanye neza ariko yumvishe ngo ndi igisambo kandi afite n'umwana ahita umva yateze iya mbere ahita amujyana kandi nawe umugore wawe yaragiye. Mu by'ukuri ngewe mfite umwana ufite imyaka 14 yigasize mu primaire ariko nyina twarabanye tubana igihe biza no kubera no kuba kubona twadufaranga duke binera n'ikibazo bimviramo n'uburwayi budakira niba ari VIH ngiye kwa muganga basanga mfite ikibazo cy'uburwayi VIH sida. Basanze waranduye? Naranduye kabisa. Ariko ibyo byose nabitewe n'iki nezanzoga no kwiheba mbaho nk'utabaye ubu mgiye uko nibona mbona ni nkaho binabaye ngombwa mfite n'ukuntu nabona urupfu rworoheje nge nambona no kubaho ntacyo bimariye unarangije ebana nge nagiye kumuganga arampima ngo turwaye sida arambwira ati kutababaye nagane mugabwe nabwe byambereye byambabaza nge naravutse nkigera ku isi nsanga papa na mama ntibabana ntangiye kumenya ubwenge. Papa afite umugore babyaranye abana 8 mama afite umugabo babyaranye abana 4 kandi bose bafite amafaranga ariko nta numwe wagira icyo amarira. Ni kibanza bagwaye mu mujyi kibanza esiko mama yagiye adasezeranye umugore papa afite akabari we wasezeranye uri kumva nari kubaza iki ngi maso ku bitaro ubu ngubu urumva uhagaze neza ndabizi ubikora utikingi. Ni mugenzi wanjye nawe muti turawusangira nta kibazo ni mugenzi wanjye nanjye mfite VIH. Namwe ubu muri komiti urayifata se umwe ukakwifata? Turayifata ko nuko nayisize ne mu rugo ariko ndayifata. Uyu waraya cyayifata ariko ngiye kwera no guhora ndafungwa buri kanya randevu ya muganga zigapfa bageze aho barandambirwa. Ufunzwe inshuro zingahe? Ego ko Nyagasani Imana yanjye. Imikino mfunzwe amataranziti iwawa
njye nta nubwo nzi inshuro mfunzwe cyokora wenda Imana niyo yazibara n'umuntu ntiyazibara. Maso ufunzwe inshuro zingahe? Nawe nuko nguko nanjye kabisa. Ariko ejo waramwe ngo gereza ntabwo uhazi ngo ni hehe? Gereza nto nari nagerayo kabisa kuko nkuru twaha twiyoroheje dukishije bugufi. Nta cyaha nkora cyamfungisha. Njye ngera no baramfata banjyana mu rukiko bakavuga bati none se iki cyaha turamufunga gute uyu nguyu sinzi gupfumura inzu y'abandi. Sinasanga umwenda wawe wanitse ngo nkwanure. Ikintu cyose nkora n'ibinjiji ni baranyiherereza. Nge utampaye sinagukora mu mufuka. Ndagushuka wabyanga ukigenda. Dusobanurira process yo kwiba ziranzira unyuramo kuko numvise uri umuhango umuntu watsinze 6e primaire kiragiye byari bikaze cyane hatsindaga umwe mu ntara cyangwa muri district niyo bita mbere bayitaga yari commune. Yes, mbere hatsindaga umuntu umwe muri commune umuryango ugahita ubaga intuza ihene. Wowe dusobanurira inzira byanyuzemo binyuramo kugira ngo umuntu umutuburire uhe n'umuntu ujunya agapfunyika hasi nyuma yo gupfunyika agapfunyika hasi bigenda gutya mpaka biranye ziranzira twanyuzemo mu ntuburira. Nawe urabyumva nyine n'ubwenge bisaba mu mutwe. Udafite mu mutwe ntago wapfa kubikora kuko njyane giye nkurya ukanamfata warize university twagera ku murenge twagera kuri police akati uyu muntu yakwibye gute bambwira ngo sinyagana fane nge no gusinya nabyo nzi ndatera ikinkumwe ati si umuntu utazi no gusinya wo umuntu wiga muri university uyu muntu yakwibye gute uri kubesha genda nuko ngo nanjye sinzi navuga ngo ni impano kuko navuga ngo ni impano. Ni impano yo kwiba. Aya ntaye musi ni impano nta mpano yo kwibibaho buriya kugira nkurye nanjye simbaza uti kugira ureba umuntu umumenye kuri uturana umudage ubibwirwa niki nkureba imyambarire ubu nkawe gutya wambaye mitavuga nturana umunyamugi byanga byakunda ariko amadage afite ukuntu yambara ntago uzava iyo hirya mu cyaro wafashe ipantaro yawe nziza uragyushizeho igikweto kime inkweto iteye umupira bayambarana nacyo bati urumwe mu bantu b'abakomediye ejo wadusekeje cyane uri kutubwira hari akarimbo ka wabuzi bantu turi imbere gato y'abantu batanaboaringa ibiganiro indirimbo yanjye cyangwa yundi musani indirimbo nzi cyane ni nka Jay Polly hari uturimo nimwe wari kuririmba ngo nibarinde nta kibagiwe nitwari turi turimbo nzi kari twinshi cyane ra uravuga nka Karana araremba aririmbiye si Karana none si urabe babitewe n'akababaro cyangwa bitewe n'ibyishimo hari zo ndirimba nishimye hari zo ndirimba mbabaye ariko byose byanga byakunda ndakeka nka kaye karirimbo sinakuririmbira umusaza hari akogiye paravuga ngo ndaseta ibirenge naho abandi bafite ibyamirenge oya baturusha ifaranga kandi ari we mwamuganje kugira umuntu akurusha amafaranga mwariganye umuzi wanaramurushaga ubwenge ubo wa mbere mwishura akabo wa nyuma sibibabaje murusha kwiba kwibase no mushinga neza suri gisambo mushinga ndi gisambo ariko kibabaye nge ndi gisambo kibabaye ushaka kubireka ariko nk'abana narabuze uko mbireka akatumene nk'abihuse gatoya nk'umwe mu bantu bahuye n'ikibazo cyo kwandura ubwandu bw'agakoko gatera sida uyu munsi none nigiye kurongora wibuka gukoresha agakingirizo basi ngo kugira ngo rinde uwo mugiye kuryamana nge nuyo ndebye igitsina gore numva nakica ntago nkirongorana na paritse yaracitse se ntago yacitse ariko sinzi impamvu niba barandoze niba byaragenze gute nge ko baramuroze sinzi menya mbubarane singoyo yambera umugabo kuva umugore wanjye yaje Buganda nahise mbyanga narabyanze umugore babyaranye umwana arakuza ari harano umukobwa ayigaga mu 6 arakuza n'umukobwa nguyu niwe wirirwaga urugumushakiro iki ibyo kurya yaba yabuze umuntu yiba akaburara noneho yaba yatubonye akafata atigenda ujye guhaha turya ntabwo babigutera ukaba wumva ko igihe kizagera umwana wawe naka akinjira mu ngeso nk'izo winjiyemo nicyo kintu cya mbere mpora muhana nta nubwo iyo menya ko
nzanamubyara akaba baragurya mba narabyihoreye nkiberaho nk'abapadiri. uyu munsi wa none ubonye umuntu wita ku mwana wawe akamurihira ishuri nakakwita akakumenya ibyo kurya n'ibyo kunywa akaguha akazi ati abakuza amabako kugira ute ingeso urimo wazihindukaho? natangiye kubwira ko kuba mbikora ntago binshimishije birambabaza kuko mba mpemukira umuryango nyarwanda. Nshobora no kukwibana kuzi wenda uri na mubyara wanjye cyangwa uri umufamiliye wa bugufi, ariko ntago mbikora kuko mbikunda, mbikora kugira ngo ndye. Mbonye rero ukuntu mbireka urumva ntago nabura gute kubireka koko. Nshuti bakunzi ba Iris Rwanda mwe muduteze amatwi, birashoboka ko ushobora kuba warakunze filime Ikiro cy'urukundo, gakunda filime Darkness of Christmas, Silent Killer, Isano y'ibihe, ndetse n'indi filime ya gatanu irimo irategurwa ntari buze kubabwira amazina yayo. Nimwe mu mafilime azaba agaragaza imibereho n'ubuzima bw'abantu bavuka mu cyaro bagera mu mujyi bamaze kugafata ntibibuke abo basizeyo, ntabakivuga ngo uyu ni mama, uyu ni papa, uyu ni mushiki wanjye, uyu ni mukuru wanjye. Kandi bimaze kugaragara ko abantu bavuye mu cyaro iyo bageze mu mujyi bamaze gufatisha ubuzima, biragorana cyane kwita no kwibuka amasano yabo bashize mu cyaro. Ushobora kubona ubuzima bw'aba basore banyicaye imbere hari ikintu wabuhinduraho. Muri comment hasi kubageraho bizanyorohera. Niba hari icyo wabaremera ukavuga uti ndashaka ko Bahati ava mu businzi akava ku muhanda akareka kwiba, ukavuga uti ndashaka ko Maso ava mu muhanda akareka kwiba, muri comment hasi hariho nimero yanjye uzampamagara. Icyo uzabagenera murabizi tuzakibageza nkuko byakabaye completely. Nzashimishwa no kubona nongeye kubasura ku nshuro ya kabiri. Mwebwe muduteze amatwi hari icyo muri kwango mwaremeye aba basore murabasaba kuva mu bujura, wenda bwa mbere tukabikora basubiramo tukabarekura. Right, turabashimiye cyane mwe muduteze amatwi kandi muri kutureba kuri Iris Rwanda TV. Mbibutse ko ukeneye ikinyobwa cyiza kigezweho ni Jambo Mubasha, kikongera imbaraga zo gukora ibya bintu by'abakuze, kikongerera imbaraga n'ububasha bwo gukora kandi kazi kose. Ndacyari kumwe na Maso, ndacyari kumwe na Bahati, bamwe mu bastari babajura. Ntago ari abastari mu kuririmba ahubwo n'abastari mu bajura. Urabanteje mani. Ahandi muzwi oya nta bindi bintu bikorwa bibinzwimo nangwa ibiki byiza uretse nyine ukuba nta nubwo nge niyita umujura. Umuntu uyu mukino bawita gahenda bwenge. Uko natwana tukiri n'abana twaravuga ati dupinga gahenda bwenge. Wasanga umuntu ufite ikijumba wamwosha utizana nkwereke hano dore uko bimeze yakiguka ngo uti gahenda bwenge niyimbona ni gahenda bwenge, ariko gahenda bwenge idashimishije mu by'ukuri. Urabona ndi umuntu w'umugabo ndakuze ngize imyaka 35 ntago kuba rero mbayeho mpemukira abantu ari byiza. Nuko ni kwimana uwamfasha akamfasha kabisa abikuye ku mutima ibi nabivamo rwose. Nukuri Maso na Bahati turimo turagana ku musozo. Uyu munsi wa none habonetse umuntu akabasabira mukatura mukazapfa mukijijwe, mukatura mugapfa mwakira Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza, ubuzima bwanyu bukagaragara ko buhindutse, mwamwakira. Twamwakira cyane twishimye rwose kuko n'ubundi uwari Sawuli unisi Sawuli siwe wicaga intumwa n'abahanuzi, ariko byarangiye Sawuli abaye intumwa ya Yesu ndetse arabizira akajya no mu magereza bagakubita bakagira gute. Sawuli nanjye ubwanjye nubwo yatunguwe na Yesu akaba ari ubikora, ariko nanjye ubwanjye ntago numva ko ibyo nkora binshimishije. Mbonye umuntu ukabisuntera inkunga akavuga ati dore aho bugamira ahangaha nanjye nahinduka nkaba nk'umuntu nk'abandi nagira hano nagira unyishishe. Wakongera kwitwa Sawuli akitwa Paulo? Naba Paulo kabisa kuko n'ubundi ibyo nkora birababaje. Yari ubwanjye mbikora si binshimishije, gusa abo mbikorera noneho nibo bishimye. Maso nawe uzi umurongo muri Bibiliya? Hari umurongo muri Bibiliya nawe uzi? Ntago nawe nzi kabisa. Uzaduteye umurongo ngo Sawuli yahinduriwe? Uwari Sawuli yahindutse Paulo. Nukuvuga ngo ibi dukora nukubora apfo na ruguru ufite umuntu ntera inkunga akagira icyamarira, ibi ngibi nabivamo rwose kuko ntari byiza. Nanjye ubwanjye sibinshimishe kubaho nahura n'umuntu nango natambuka nkumva nk'akana gahaga gisambo busimba nishimye. Nibibi kabisa rwose mudufashe mudutere inkunga kabisa reko ngiye niwambwira ati nguteye inkunga runaka ninongera kukuna muri ibi bintu nzakurasa
nabyakira rwose kuko ntago mbikunda. Yes, iyi ni episode ya mbere cyangwa se ni igice cya mbere cy'ikiganiro. Nshuti mwe muduteze amatwi, mbizeze ko hari ikindi kiganiro tuzakorana n'aba bagabo nyuma yuko mubakiriye ku mbuga nkoranyambaga zacu dukoresha. Nimwe muzanyemerera ngo kugira ngo nongere nsubire nge kubasura bitewe n'icyo mwabageneye. Gusa kimwe twifuza no kubona ubuzima bwabo hari icyo bwahindutseho. Tubasezeranye ikiganiro cya kabiri, ndafi kuzabahuza n'umupasiteri witwa Apotre Kabuye akabaramburira ibiganza. Nubwo burwayi murwaye ari umumama hano mu ADP nzi waburwaye kandi bwarakize bwa gusenga Imana. Biracyashoka ntago muzapfa ejo cyangwa ejo bundi. Umaze imyaka ingahe uzi ko wanduye agakoko gatera sida? Maze imyaka nabimenye muri 2012. Guri kumva maze imyaka 9 mbizi ko ngiye mfite iyo virus. Ariko mu bintu byose nicyo kintu cya mbere kinambabaza kuko nayanduye bintunguye, sinari mbikunze, sinari nanabishaka, ariko byambaye. Umuntu wakwanduje waba umuzi? Ndamuzi. Madamu wawe? Apana, nta nubwo ari we. Nawe arayifite? Gusa twagiye ku bitaro nawe dusanga niba ari we wanyanduje, niba ari njye wabimukoreye, ariko twariyakiye tu. Maso, umaze imyaka ingahe uzi ko wanduye agakoko gatera sida? Maze imyaka 6. Imyaka 3 uzi ko wanduye VIH? N'umugore wawe uzi ko yanduye cyangwa we ni muzima? Umugore wanjye koko twarabyaranye, ariko noneho umwana yese amwirukana hehe muri Kongo, ngo niyo yagiye kuba muri Kongo. Ntabyuze. Sinzi niba naranamupimisha, ariko ninjye gusa wagiye barampima. Wakwanduje waba umuzi? Niba ari umugore wanjye wayizanye sinzi. Niba naranduriye, ariko noneho nige nashaga n'ahandi hantu nabonye udufaranga nkabujana ahandi hantu mu zindi ndaya. Ushobora gusanga ariho wayikuye. N'uyu munsi wa none ntukibuka kwikingira ugiye kubikora? Twagiye ku bitaro yari hirya arakwa bwe nari byo bakubajije. Uzaho Prudence igurirwa? Kingira iyo ugiye kubikora. Prudence nari impaza, ariko twabonanye nasinze. Ndi kukubaza Prudence ayigurirwa kuri uyu munsi wa none urahazi? Ndahazi rwose. Nta botike zitabamo. Hose zirahari. Igura ngahe? Iguraga 100. Jya wibuka kuyigura si ugiye kubikora? Nesa ko iyo tubonanye gucya nasenze ngo tugenda kugenda nubwo nyumutsaga kuja Prudence. Ngo nkahita ngena nkagwa mu buru, ubwo niba nasinze ubwo nahita ngusabiye kureka inzoga. Sibyo? Byaba byiza. Umunsi wa none zimwe bwa nyuma uri kuzisezera. Urabikora? Umva nge nukuri ko mu nteye impunga. Nakubwiye inkunga ntare impunga ariko isi y'umwana nagajya yumva koko. Munaye muunga ngewe nizi nzoga zose nahita nziva. Ngiye kukugura kamwe kwa Vava na Bahati kamwe kwa Vava, sibyo? Ubutaha tuzakorana ikiganiro cya kabiri. Mwaretse inzoga, sibyo? Urwa muti none twabaye abana beza, bahuze n'umupasiteri abasabira umugisha ku Mana, dusigaye turi gushaka akazi mwakora. Ndone iyo mugisha muri kabare hano ndi kunywa Imana yabimpaye. Numva niyo wanjana muri santare nkazapfiramo. Nuko tuzasiga turi gushakisha akazi mwakora. Garafrere ndakuze n'ukuri kw'Imana kugira umwana wanjye w'umukobwa w'imyaka 10 n'ingahe yumve ngisiko n'igisambo n'igisebo mu bandi bana rega. Bayiciranye n'abandi bana bakumanga ngisiko n'igisambo. Birababaje n'ukuri kw'Imana. Nanjye numva nabireka, ariko ikintu kibura ni fondasiyo. Fondasiyo mbonye icyo ntangiriraho n'amandazi nayacuruza. Nta kintu nakora, ariko nyine uri ikimurani fondasiyo. Tubashimiye mwe mwaduteze amatwi kuri Iris Rwanda TV. Amahoro y'Imana akomeze kubana namwe. Mwabibonye nari kumwe n'abasore babiri Bahati na Maso. Ni bamwe mu basore bazwi mu karere ka Musanze, bagenda n'ibipapuro babeshya abantu ngo na amafaranga. Ababanje kureba sene yabanje twakoranye nibo twari kumwe nabo bambeshya ngo na amafaranga dutoraguye. Benshi mubwira ubujiji nka buriya mukagira ubwenge buke. Bihugure kabisa, kuko nabo nta kuntu umuntu azata ibintu nagaruka kugutakira uvuge ngo nta kintu tubonye, kandi koko wabibonye. Hagataho nawe tuba harimo ubufatanya cyaha. Kuki umuntu ati ibintu akagaruka gataka ati nta amafaranga ntuyamuhe, ubwo kavuga ati nta kintu tubonye, mukanya bamara kugwamana gutanga yawe na telefone nangwa n'iki
ugatangira ukajya kuri polisi ngo nge banyibye ubwo nabo bajijuke bagira ubwenge n'ubunyangamugayo kwanza bagira ubunyangamugayo bwo kumva yuko niba umuntu ataye ikintu ukimuhereza nabo ntibakurikire ngo bagiye kujya kugabana kuko iyo nkurikiye ngo tugiye kugabana harimo ubufatanyacyaha niyo mpamvu nge tugera kuri RIB bakavuga bati wa muntu we nawe uri mubi bajijuke rero bamenye ubwenge kandi bagire n'ubunyangamugayo. Alright, batuburira uwakagombye gutuburirwa wabuze ubwenge kuko ntibagukora mu mufuka ahubwo baragushuka. Oya ntago tumushuka ubwo hari no mubwira uti mbese none ngenda kwizura guta kugate bufashe iyi smartphone yani. None si yo muvuze ngo mwapfunyitse amafaranga n'amafaranga utaye kandi atari amafaranga. None umusore nkawe yagapfunyitse amafaranga muri ramushwari. Nsundi uretse ubujiji bw'abantu bamugani ko u Rwanda ruri kwirukankana iterambere rigeze kure. Umuntu uburyo ukeka ko umuntu w'umusore nkanjye nta kofi ngira nta mufuka ajya kugira afite amafaranga ubu ngende umuntu wo kubika amafaranga ku muswara. None wahinduye nzahinduka Imana niba ishaka. Mwakwiza ubundi buryo bwo kwiba mudakoresheje mushwari. Ko nta mbaraga mfite ngo ntere kaci nkaba ntashoboye gupfumura inzu nkaba nta kwanura imyenda bunakora iki kindi. Okay, tubizeze episode ya kabiri y'iki kiganiro. Amahoro y'Imana nabane namwe.